Yesu ashimwe, Imana y'amahoro ibahe umugisha. Ndagarutse rero, twari tumaze iminsi turangije isomo rya mbere, tugiye gukomeza isomo rya kabiri. Isomo rya mbere twarirangirije aho twavugaga ngo uhereye none menye ko Kristo ari muzima mu buzima bwanjye, sindi njyenyine aho naba ndi hose iteka ryose n'igihe cyose. Ntabwo twari turangije isomo rya mbere, ahubwo twari turangije igice cya mbere, turacyari mu isomo rya mbere. Yego, hanyuma reka twubahe Imana dusenge, hanyuma turangize dukomeze igice cya kabiri. Mwami Yesu, turagushimiye kuri Imana igira neza, tugushimiye urukundo rwawe rukomeye, tugushimiye uburinzi bwawe buhambaye, tugushimiye ineza yawe. ni ukuri warakoze kurinda ubugingo bwacu, warakoze kurinda imiryango yacu, warakoze kurinda abana bacu, warakoze kurinda ba papa na ba mama, warakoze papa, warakoze, turabigushimiye. Tugushimiye ineza yawe ikomeye, tugushimiye uburinzi bwawe buhambaye, tugushimiye kuri Imana itagira uri kubugenza. Urakomeye, uri hejuru ya byose, turakwizeye kandi turakwiringiye. Turacyari mu nyigisho z'agakiza, nanone turi imbere y'amaso yawe, turagusabye kugira ngo tugirire neza, bane natwe kandi imbabazi zawe zidutwikire mu izina rya Yesu, amen. Yego, turakomeje tugiye kujya ku gice cya kabiri cy'agakiza, cyangwa se kumenya agakiza icyo ari cyo. Igice cya kabiri kiravuga ngo ibyaha byanjye byose byarababariwe kandi byaribagiranye burundu. Yego, tugiye gusoma muri Yohana 1:29 haravuga ngo bukeye bwaho abona Yesu azaho ari, aravuga ati, nguyu umwana wanjye, nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Yego, turakomeje. Icyanditswe cya kabiri kiri mu Bakolosayi ibice 2:13 handitse ngo kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu, ego no kudakebwa kw'imibiri yanyu, yahinduranye ubuzima nawe, imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose. Mu Baheburayo 8:12 haravuga ngo kuko nzabababarira gukiranirwa kwabo, kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. Haleluya. Turi ku gakiza. Ese iyo umuntu amaze kubona agakiza abona izihe nyungu? Ese iyo umuntu amaze gukizwa habamo iki? Habamo kubabarirwa ibyaha. Nibyo ibi byanditswe turi gusoma. Habamo kubabarirwa ibyaha, habamo kwibagirwa ibyaha twakoze nyuma y'uko dukijijwe. Bivuze iki? Bivuze yuko gukizwa kwacu, inyungu dufite nuko twababariwe byose, twababariwe ibyaha byose, kandi Imana itubabarira ititaye ku kindi kintu icyo ari cyo cyose. Niko Bibiliya ivuga. Iravuga ngo kuko twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, cyangwa se kudakebwa kw'imibiri yacu, yaduhinduranye ubuzima bwacu, amaze kuducungura ibyaha byacu. Haleluya. Mu Baheburayo haravuga, Abaheburayo 8:12 haravuga ngo kuko azatubabarira gukiranirwa kwacu kose, kandi ibyaha byawe sinzabyibuka ukundi.
bivuze ngo iyo tumaze gukiranuka cyangwa se iyo tumaze kubona agakiza, ibyaha byacu biribagirana, ntabwo twongera kwibukwa, ntabwo ibyaha byacu byongera kwibukwa ukundi, kuko data ni umunyambabazi. Iyo yatanze imbabazi ntashyiramo twa tuntu twacu, oya. Yego, Yohana 8 umurongo wa 10 n'uwa 11 haravuga ngo Yesu aramanuka aramubaza ati, wa mugore we, ba bandi bakuregaga bari he? Ubwo wamaze gukizwa, ba bandi bakuregaga bari he? Nta waguciriyeho iteka? 11 haravuga ngo ati, ntawe databuja. Yesu aramubwira ati, nanjye sinkuciriyeho iteka, genda ntukongere gukora icyaha ukundi. Yesu yamaze kukubabarira, Yesu yamaze kutongera kuguciraho iteka, Yesu yamaze kuguha agakiza k'ubuntu, ntabwo yongera kuguciraho iteka, ahubwo ibyaha byawe urabibabariwe. Haleluya, ibyaha byawe urabibabariwe, ngo genda ntuzongere gukora icyaha ukundi. Bivuze iki? Bivuze yuko iyo wamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, inyungu ya mbere, ibyaha byawe urabibabariwe, kandi genda ntuzongere gukora icyaha ukundi. Haleluya, niwo mumaro wo kubona agakiza, niwo mumaro wo kongera kubona uwo gukizwa, cyangwa se niwo mumaro wo kuvuga ko wabonye data. Ndagusabye jya ubwira Imana ngo, Mana, numara gukizwa, numara kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, jya uvuga uti, Mana, ndagusabye kugira ngo mbabarire ibyaha byanjye kandi burundu, ndetse uhige n'umuhigo wo kongera kuba imbere ya data utariho umugayo. Haleluya, ndakubwiza ukuri yuko iyo umuntu amaze gukizwa, iyo umuntu amaze kwihana ibyaha, iyo umuntu amaze kwatura Yesu nk'umwami n'umukiza we, iyo wamaze kwemera Yesu akaza mu buzima bwawe, ndakubwiza ukuri, ibyaha byawe urabibabarirwa. Yego, rero nakubwira ko muri iyi nzira y'agakiza, iyo wamaze kwakira Yesu, iyo wamaze kwatura Yesu, iyo wamaze kubwira Yesu ko ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, inyungu ya mbere, babarirwa ibyaha byawe. Inyungu ya kabiri, ntabwo yongera kwibuka ibyaha byacu burundu. Haleluya, haleluya. Yesu ni umwami, ni umunyambabazi, ni umukozi w'umuhanga. Turacyari muri cya gihe cyo kuvuga ngo iyo wamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ibyaha byawe urabibabariwe. Ongera usubiremo aya magambo, vuga uti, Mwami Yesu, ndagusaba ngo mbabarire rwose, mbabarire ibyaha byanjye, mbabarire ibicumuro byanjye, naraguhemukiye ariko ndagarutse, umutima wanjye ugarutse imbere y'amaso yawe. Ndagusabye kugira ngo amazina yanjye yandikwe mu gitabo cy'ubugingo, wongere unyigize hafi, wongere amaraso yawe wamenye ku musaraba i Karuvari amenekeho, ambonekeho. Ndakwinginze, ongera mbabarire ibyaha byanjye n'ibicumuro byanjye, ongera uvugane n'ubuzima bwanjye, ongera umpindure icyaremwe gishya, ongera untunganye rwose. Numara kwatura ayo magambo, uzaba ubaye icyaremwe gishya, uraba ubonye ubuzima bushyashya, amazina yawe araba yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, uraba ubaye icyaremwe gishya. Imana iguha umugisha, wowe ubashije kwatura, wowe ubashije kubwira Imana, kwandike mu gitabo cy'ubugingo. Shalom. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Ndabakunda kandi na Yesu arabakunda. Haleluya.